cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda rwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda rwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda rwubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda rwubatse neza
biyamiriya baririmba ku giti hitamo hitamo intwari Kagame hitamo intsinzi dufite ubuteganirije abawe ubuteganirije abawe uraba wiboneye inka uhite winywera amata uraba ukeye umubiri wose bakecuru baraba inkumi basaza baba abasore Abanyarwanda nimuze dutore igihe cy'amatora cyo ni iki tuzinduke kare mu gitondo twegere ku masite y'iwacu dushishoze abanyarwanda dutora Paul Kagame niwe wacu inkoko niyo ngoma tukitorera umutekano dore amahoro aragaje yaduhaye amavuriro mitiweli adasanzwe ndamukanyi iwacu nigira inka dutore Paul Kagame niwe wacu dutore Paul Kagame niwe wacu yaduhaye amashuri n'ikoranabuhanga mbere urubyiruko nimuze yaduhaye imihanda amashanyarazi hose amazi isuku ni yose bambura u Rwanda ni rwiza yatuzaniye ibikombe kandi iyo ni insinzi ubumwe n'ubwiyunge Paul Kagame niwe wacu azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho abarunze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda imiyoborere myiza iterambere rirambye demokarasi iwacu ubumwe n'ubwiyunge ubwacu iwacu mu Rwanda mureka abarunze amagambo intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda yubakira amashuri amavuriro iwacu uburezi bw'ibanze abana bose bige mureka abarunze amagambo intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda umutekano iwacu ugora ijambo tugihagaze turirimba indirimbo y'umuryango
nyakubahwa chairman Paul Kagame aye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Murakoze cyane nyakubahwa chairman, mukaba n'umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Jewe nitwa Imana Aurélie, ndi umunyamuryango nkomoka hano mu karere ka Kirehe, ni naho mba umunsi ku munsi. Nyakubahwa chairman, kuri iyi site y'akarere ka Kirehe tuhateraniye turi abanyamuryango baturuka mu turere twa Ngoma na Kirehe, ariko ntabwo turi twenyine, turi kumwe kandi n'abanyamuryango baturutse hirya no hino mu gihugu baje kwifatanya natwe. Ntabwo turi twenyine nanone, turi kumwe n'indi mitwe ya politike igera ku 8 imaze kumva ko abanyamuryango twabahisemo kugira ngo muduhagarare nk'umukandida, biyemeza gufatanya natwe. Nabo bari hano, abanyamuryango muzamura amabendera yanyu tubakire kandi tubashimira icyizere batugiriye. Murakoze cyane banyamuryango. Nyakubahwa chairman, by'umwihariko Ngoma na Kirehe turashima. Hari byinshi twagezeho tubikesheje imiyoborere myiza y'umuryango wa RPF Inkotanyi, ariko mubereye ku isonga. By'umwihariko nk'abakiri bato, nyakubahwa chairman, dufitanye igihango. Turabashimira icyizere mutugirira, ubushobozi mutwubakira, ariko by'umwihariko guhora mutwibutsa yuko ari twe mizero y'igihugu, natwe biduha inshingano zo gukomera nk'amayitamo urubyiruko. Mira